mbaraga z'umwuka bwacu, ariko Kristo arahagoboka araturengera. Yewe haleluya, ndagira ngo buri muntu wese yibuke imbaraga z'Imana. Wa musore we, wa mukobwa we, nawe nagira ngo wibuke ko kuri uyu munsi wa none ukuriho kose urutu wamaze gupfa. Nagira ngo ubwire ngo haracyari ibyiringiro by'uko Imana yagukura. Ashimwe bakunzi ba channel yitwa Ijambo ry'Imana TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi rero nongeye kubatekerezaho, ngiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Ariko mbere yaho reka tubanze dusenge dushimire Imana ko ikomeje kuturinda no kubana natwe. Reka dusenge, aho muri hose namwe dufatanye dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye turaguhimbaje ko wabanye natwe ukaturinda kugeza uyu munsi. Turacyari mu buntu bwawe kandi turagushimiye ko tugihumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dushyigikire muri aka kanya, kandi ijambo ryawe tugiye kuganira n'abazaryumva bose bazakira imbaraga zawe. Mwuka wera w'Imana azabamanukire, abo bose bazabona ubutabazi buvuye mu ijuru. Urakoze Mana kubyumvise, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Reka tubanze turirimba indirimbo dusanga mu ndirimbo z'agakiza, indirimbo 28 ivuga ngo twarabatuwe rwose. Twarabatuwe rwose, twarabatuwe rwose rwose mu Mwami Yesu Kristo. Twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Amen. Imana ibaha umugisha. Muri ibyahembye ravuga ngo twarabatuwe rwose mu Mwami Yesu Kristo. Ravuga ngo twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Ravuga ngo cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigerageza, turwane intambara twizeye, twihanganire byose. Amen. Imana ibaha umugisha. Reka dusome n'ijambo ry'Imana, dufate Bibiliya zacu tuganire n'ijambo ry'Imana. Tuganire ijambo ry'Imana muri aka kanya dusanga mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice ni 5 umurongo wa 11. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice 5 umurongo wa 11, haravuze ngo kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Tujye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo ufite uwo mwana w'Imana afite ubugingo, ufite umwana w'Imana afite byose. Haleluya. Kristo niwe byose. Kristo umufite abafite byose. Ntacyo tugomba gukena, ntacyo tugomba kubabara, kuko dufite Kristo ufite agakiza. Haleluya. Iyo umuntu amaze guhabwa agakiza yakiriye Kristo, abafite ubuzima buhoraho, abafite ubuzima bwiza, abafite imibereho myiza. Kandi nubwo twageragezwa twaca mu bigeragezo, ariko uduhumuriza arahari. Amen. Imana iduhana umugisha. Yohana arandika aravuga ngo kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana w'Imana ni ufite ubugingo. Amen. Ufite umwana w'Imana afite ubugingo. Bene data bakurikiye channel Ijambo ry'Imana TV, ndagira ngo mbabwire ngo muhumure, mukomere kandi mwizere. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo kuba uri mu gakiza, kuba warakiriye Yesu umwami n'umukiza, bituma ubohoka muri wowe, bigatuma utiganyira, bigatuma utiheba cyane. Urabizi ibihe turimo muri iki gihe, abantu benshi ibibazo birabarenga,
abandi bikabacanga, ugasanga bamwe bagiye kwiyambura ubuzima, bariyahura, abandi bagiye kwirwanirira. Ariko iyo ufite Yesu mu bugingo bwawe, iyo ufite agakiza muri wowe, ubasha gukomera, ubasha kwizera imbaraga z'Imana. Kandi bene data, ndagira ngo mbabwire ngo iyo tugeze mu bihe bibi, iyo tugeze mu bigeragezo, Satani w'icyo akora ni ukugira ngo atwibagize iby'Imana yakoze, ahubwo akatwereka ibibazo turimo, yuko dupfuye, yuko ibyacu birangiye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mujye mwibuka, mujye musubiza ubwenge inyuma, mutekereze iby'Imana yakoze. Hari imirimo Imana yakoze, hari aho Imana yagukuye, hari imbaraga z'Imana wabonye. Cya gihe wari upfuye ariko Imana irakurokora. Jya wibuka ko cya gihe wari wihebye ukabona ubutabazi bw'Imana. Jya wibuka ko cya gihe hari ijoro ryari rikwiriyeho ariko umucyo w'Imana ukaza. Haleluya! Ndashaka kubabwira imbaraga z'Imana, ndashaka kubabwira akamaro ko kugira agakiza, ndashaka kubabwira akamaro ko gutunga uyu mwana ari we Kristo. Haleluya! Ndababwira bene data, mujye mutekereza, mwibuke imirimo y'Imana, mwibuke Imana aho yadukuye, wibuke kera mu bwana bwawe aho Imana yagukuye, wibuke aho ugeze uyu munsi, wibuke bavuga ngo ntuzubaka ariko uyu munsi ukaba warubatse, wibuke bavuga ngo ntuzashaka uyu munsi ukaba warashatse, wibuke bavuga ngo ntuzabyara uyu munsi ukaba warabyaye, naho waba utarabyara ariko haracyari ibyiringiro. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Bene data, nagira mbabwire ngo mukizwe kandi mwizere imbaraga z'Imana ko zishobora byose. Imana ibasha guhindura ubuzima, Imana ibasha gukura umuntu ku cyavu, Imana ibasha kwicazanya n'abakomeye, Imana itanga ijambo, Imana itanga agaciro. Ndagira mbabwire ngo buri muntu wese yongere yibuka aho Imana yamukuye, yongere yibuka imirimo y'Imana, yongere yibuka imbaraga z'Imana. Wowe undeba, wowe ukurikira ijambo, wowe unkurikiye, wowe undeba, ndagira ngo ubwire ngo ongera utekereze imirimo y'Imana, ongera utekereze aho Imana yagukuye, ongera utekereze igihe waraye ufite amarira n'agahinda, wumva ubuzima bwawe burangiye ariko uyu munsi wa none uracyahumeka. Ongera utekereze, wibuke cya gihe bavuga ngo ntuzabyara, uyu munsi wa none ukaba warabyaye. Ongera tekereza imbaraga z'Imana, wongere wibuke igihe bavuga ngo ntabwo uzashaka, ngo ntabwo nubwo ushatse ntuzamara kabiri, ariko wongere wibuke ko Imana yahabaye. Nurangiza ohereza Imana icyubahiro. Haleluya! Dushimiye Imana ko Imana ituba bugufi, dushimiye Imana ko ijya ibana natwe, dushimira Imana yatanze Kristo akadupfira, dushimiye Kristo wemeye kuza akamena amaraso ku musaraba kugira ngo abazamwizera bose bazakizwe. Haleluya! Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Bene data, nagira mbabwire ngo buri muntu wese niyongere yibuka imbaraga z'Imana, kandi nawe waguye wongere ubyuke. Hari amasezerano Imana yaguhaye, hari ibyo Imana yavuganaga nawe, ongera ubyibuke, nurangiza wongere ugaruke ku Uwiteka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Ongera ugarukira Imana, wa mugabo we, ongera ugarukira Imana. Wewe wari warakijijwe ugasubira mu tubari, wewe wari warakijijwe ugasubira mu busambanyi, ongera ugaruke, Uwiteka arakugirira neza. Yewe wa mubyeyi we, wumvaga ko birangiye, wumvaga ko ubuzima burangiye, we wumvaga ugiye kwiyahura, we wumvaga urugo waruta ukaruvamo, ongera wibuke imirimo y'Imana. Ibuka ko na cya gihe bwari bwije ariko Imana ikakubera umucyo. Ongera wibuke ko cya gihe wari wihebye ubona ubuzima bwawe burangiye ariko Imana ikagutabara. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Aya masaha rero nagira ngo mbabwire ngo buri muntu wese nareke dufatanyirize hamwe, twongere twibuke imirimo y'Imana, twibuka aho Imana yadukuye, twibuka ibyo Imana yakoze, twibuka imirimo Uwiteka yadukoreye. Igihe byari bikomeye Uwiteka yarahabaye. Ndabashimiye mwebwe mukurikiranye ijambo ry'Imana TV. Nagira mbabwire ngo uko bwije n'uko bukeye ukomeze utekereze kuri iri jambo, wibuke ko hari imbaraga z'Imana. Hari igihe bwari bwije ubuzima bwacu tubona bugeze mu rupfu ariko Uwiteka aradutabara. Hari igihe haleluya, hari igihe twabonaga birangiye ariko Data wa twese aradutabara. Hari igihe twabonaga tugeze mu rupfu, umwijima ubuditse ku buzima bwacu, ariko Kristo arahagoboka araturengera. Yewe haleluya, ndagira ngo buri muntu wese
yibuka imbaraga z'Imana. Wa musore we, wa mukobwa we, nawe nagira ngo wibuke ko kuri uyu munsi wa none ukuriho kose urutu wamaze gupfa. Nagira ngo ubwire ngo haracyari ibyiringiro by'uko Imana yagukura muri ubwo buzima urimo ubona utishimiye, Imana ikagira ahandi gushitsa. Kandi Uwiteka Imana twaramubonye, twabonye imirimo akora, twabonye Imana iduha agakiza, twabonye idukura mu busambanyi, tubona idukura mu bujura, tubona idukura mu businzi. Turashimira Imana yemeye gutanga umwana wa Kristo ngo aze atubature. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Haleluya. Bene data mukurikiye iri jambo ry'Imana, nagira ngo uhereye aka kanya wongere wumva ibyiringiro, wongere wumva imbaraga z'Imana zije muri wowe, wongere wumva imbaraga z'Imana zigwiriye muri wowe. We wari ucogoye, we wumvaga ko ubuzima burangiye, ongera wizere Imana, ongera wizere imbaraga z'Imana. Yizere uyu mwana. Ufite uyu mwana ni ufite ubugingo, kandi udafite uyu mwana w'Imana nta bugingo afite. Agakiza niko kambere. Bene data nagira mbabwire ngo buri muntu wese niyongere yibuka imirimo y'Imana. Ongera wibuka imirimo y'Imana. Ibuka cyagihe uri mu bitaro, ibuka cyagihe uri muri koma, ibuka cyagihe ujya kubyara. Wa mubyeyi wibuka cyagihe, ibuka cyagihe ujya kubyara, waba uzi uko biri burangire, ariko Imana irakurengeye usohoka mu bitaro uri muzima. Ibuka cyagihe, ibuka cyagihe wararagurira, ariko Data wa twese arakurengera. Uyu munsi uraseka. Ibuka cyagihe, ibyibuke, ongera ubyibuke. Mwene data, ongera ubyibuke. Nurangiza ushimira Imana ko Imana yahabaye. Wibuke cyagihe. Ye wa mugabo, ibuka cyagihe nta pantaro ugira. Ibuka cyagihe wambara umupira ugera ku maguru. Ibuka cyagihe utazi gukaraba. Ibuka cyagihe ariko Kristo yaraje, imbaraga z'Imana ziraturinda, Imana iraturengera, iradukuza. Uyu munsi twabaye abagabo, uyu munsi wabaye umubyeyi, uyu munsi dufite ibihamya by'uko Imana izaturengera. Kandi Pawulo arandika aravuga ngo ubwo yaturokora urupfu rukomeye rutyo, n'ubu iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza ikaturokora. Muri iyi minsi abantu bafite ubwoba bw'inzara, abantu bafite ubwoba bw'izamuka ry'ibiciro, ariko nagira mbabwire ngo nimwizere Uwiteka kandi mutumbire Kristo, niho ubutabazi bwacu buri. Hahirwa uwiringiye ibyo Uwiteka yavuze, hahirwa uwize kuko ibyabwiwe n'Imana bizasohora. Nimutuze umutima, mwizere Imana. Imana irakora, Imana iratabara, Imana ni umurengezi. Naho byaba bikomeye, ariko Imana izaturengera, Imana izadutunga. Turashimira Imana ko yadukujije, turashimira Imana aho itugejeje. Ibindi ntago bitureba, ibindi birareba Uwiteka. Niwe utubera amaso uko bwije n'uko bukeye. Ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye, kandi buri muntu wese ahantu ari yumve yongeye gusubizwamo imbaraga z'Imana, yongere yumve imbaraga z'Imana zongeye kuba muri we. Ongera wumve ubuntu bw'Imana. Kandi ndagira mbasabe, uhereye umunsi muki barakumvira ijambo, wowe wumva gufite intege nkeya, saba Imana yongere ikugenderere, saba Imana yongere iguhembure, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo yewe usinzirewe kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Haravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, kuko Imana ihora itubereye maso, kandi Imana ihora itugira inama. Bene data mukurikiye iri jambo ry'Imana, bene data mukurikiye iyi channel ijambo ry'Imana TV, nagira mbabwire ngo nimukomere kandi mwizere Imana. Ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Wowe ufite ikibazo, wowe ufite ibigeragezo, reka dufatanye dusenge Imana. Imana irakora, Imana irasubiza, Imana iratabara. Wowe wumva ko byari bigucanze, wumvaga ko bidashoboka, reka dufatanye dusenge Imana. Imana ikurengere kandi Imana ikugirire neza. Haleluya. Jewe amazina yanjye ubundi kubona ntibwiye, nitwa Kaziyake Vincent, tumuvuga butumwa bwiza. Iyi channel yitwa Ijambo ry'Imana TV. Uko wajyaho uko ariko kose ugiyeho wajya ubona ijambo ry'Imana. Hari igihe shyiraho n'indirimbo, n'igihe mba ndi mu biterana ahantu,
hari igihe mba ndi gusengera abantu, ibyo byose mwagenda mubikurikirana. Yesu arakora, Yesu aratabara. Nko mu minsi mike hari umurwayi twasengeye wari umaze igihe kinini yarasaze, yarabaye umusazi, baramuhimbye akijana, aho ageze hose agenda yaka akijana, babonaga ubuzima bwe aruha buzarangirira, babonaga ubuzima bwe bwararangiye, ariko igihe kigeze Imana iramutabara, igihe kigeze Imana imugarukaho. Uyu munsi wa none yarakize, ni muzima, uyu munsi ari muri korali arahimbaza Imana. Muzajya mubibona nabyo, umudamu uriho utera haleluya cyane, uwo nguwo Imana yamukijije ibisazi. Yararaga ku musozi, abantu bakirwa bamushaka bamuhiga, ariko uyu munsi wa none afite amashimwe, uyu munsi wa none afite ubuhamya bw'uko Yesu yamurokoye akamurengera. Nawe rero ufite ikibazo nk'icyo, izere Kristo aratabara kandi ni umurengezi. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye, turaguhimbaje. Nsengeye bene data barushye, nsengeye bene data barwaye, abafite ibibazo bitandukanye, abafite intambara nyinshi mu ngo zabo, abafite ibigeragezo, ababona ko Satani yenda kubahitana, ndabasengeye kugira ngo imbaraga z'Imana zurukire kuri bo. Kandi data wa twese uri mu ijuru, abari basinziriye ubakangure, abari bonaga bidashoboka reka uyu mwanya bongere bumve ko bishoboka, ababonaga barabataye reka bongere bakugirire icyizere. Uri Imana ikora, uri Imana itabara, uri Imana isezeranya igasohoza. Wavuze yuko utazadusiga, utazaduhana. Sengeye bene data bakurikiranye iri jambo ry'Imana kugira ngo mwami bakimara kuryumva bongere bumve imbaraga zigwiriye muri bo. Kandi Uwiteka Nyiringabo, abafite ibibazo bitandukanye, abafite ibyifuzo bitandukanye, abumvaga amajwi ya Satani ababwira ko bidashoboka, abumvaga Satani abongura yuko bapfuye nabi, reka bongere basubizwemo ibyiringiro, bongere bakugirire icyizere kuri Imana ishobora byose, kandi uri Imana izabatabara. Urakoze Mana, ndagushimiye. Ngaho komeza utwiteho uturengere mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Kandi turi kumwe na nimero yanjye ya telefone nayibabwira. Wagira icyifuzo, wakenera ko twamusengera, akajya mpamagara tugafatanya tukamusengera. Jewe ndi umuvugabutumwa bwiza, ntaho ntagera mvuga ubutumwa, ndabwirije ubutumwa mu nsengero henshi no mu masoko hose uko Uwiteka nshoboje. Nyohereje no mu isoko ndagenda nkabwiriza abantu b'Imana bagakizwa, abafite ibyaha bakihana, nkabasengera nkikomereza. Nimero yanjye rero muzajya munayireba aho ngaho, zamuyireba aho ngaho naho yanditseho, ariko uragira nyibabwire ni 078 78 49 41 078 48 49 Amazina ni Kaziyake Vincent. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Amen.